Muraho neza bakunzi ba Green Health TV, murakaza neza kuri uyu muyoboro wacu ubagezaho ibiganiro byubaka ubuzima bwiza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, ntiwibagirwe gukanda subscribe, like ndetse no gusangiza abandi iyi video kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo abantu benshi bakunda ariko hari n'ibibazo iyo ngingo ishobora guteza iyo ikoreshejwe nabi. Iyo ngingo ni cyangwa se icyo tugiye kuganiraho ni ikawa. Abantu benshi banywa ikawa buri munsi, bamwe bakayinywa mu gitondo kugira ngo bibafashe kubyuka neza, abandi bakayinywa kugira ngo bagire imbaraga zo gukora. Ariko se kunywa ikawa cyane bishobora guteza ibibazo ku buzima bwacu? Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingaruka mbi zo kunywa ikawa nyinshi, nuko twabyirinda nubwo tugomba kuyikoresha. Ingaruka mbi ya mbere, ikawa ishobora gutera ibibazo byo kudasinzira. Ikawa irimo ikinyabutabire cyitwa caffeine. Iki nicyo gituma umuntu yumva afite imbaraga kandi adasinzira. Ariko iyo umuntu anyoye ikawa nyinshi cyane nimugoroba cyangwa nijoro, bishobora gutuma adasinzira neza. Dore rero, iyo umuntu adasinzira neza bishobora kumutera ibi bikurikira, cyangwa se ashobora kugira ibibazo bikurikira: umunaniro ukabije, kubabara umutwe, kudatekereza neza, no kugabanuka kw'imbaraga ku kazi cyangwa se ku ishuri niba yiga. Niyo mpamvu abaganga benshi bavuga ko ikawa itagomba kunyobwa nijoro. Ingaruka za kabiri zo kunywa ikawa nyinshi cyangwa se ikawa nyinshi, ikawa ishobora kongera umuvuduko w'amaraso. Kunywa ikawa nyinshi bishobora kongera blood pressure. Iyo umuvuduko w'amaraso uzamutse cyane, bishobora guteza ibibazo bikurikira: indwara z'umutima, stroke, cyangwa se ibindi bibazo bikomeye by'ubuzima. Abantu bafite ibibazo bya high blood pressure bagirwa inama yo kunywa ikawa gake cyane cyangwa se bakanayireka. Ingaruka za gatatu zo kunywa ikawa nyinshi mu buzima bwacu, cyangwa se ingaruka mbi zo kunywa ikawa nyinshi, ikawa burya ishobora gutera ubwoba n'umuhangayiko. Iyo umuntu anyoye ikawa nyinshi cyane, caffeine ishobora gutuma umutima utera cyane, umuntu akumva afite ubwoba cyangwa agahora yumva adatuje. Abantu bamwe bavuga ko iyo unyoye ikawa nyinshi batangira kumva umutima utera vuba cyane. Niyo mpamvu ari byiza kunywa ikawa mu rugero. Ingaruka ya kane yo kunywa ikawa nyinshi, ikawa ishobora gutera uburwayi bwo mu gifu. Ikawa ishobora kongera acide mu gifu. Bishobora gutera, iyo unywa ikawa nyinshi cyangwa se ukayinywa kenshi, bishobora kwangiza igifu cyawe. Ibi bishobora kukuviramo kuribwa n'igifu mu gifu, heartburn, gastric n'izindi, cyangwa se ibisebe byo mu gifu. Abantu bafite ikibazo cy'igifu bagirwa inama yo kutanywa ikawa ku gifu cyambaye ubusa. Ingaruka ya gatanu, ikawa ishobora gutuma umuntu aba addiction, cyangwa se ubuzima bwe bwose yumva atanyweye ikawa ntacyo yaba ari cyo. Iyo umuntu anywa ikawa buri munsi cyane, umubiri we ushobora kuyimenyera cyane. Iyo atayinyoye ashobora kumva umutwe arimo kubabara mu mutwe, umunaniro, kutiyumva neza. Ibi byerekana ko umubiri uba wayizeyemo cyangwa se wiringira ko kuba yanywa ikawa buri gihe aribyo bituma akora akazi kiwe neza, aribyo bituma yumva ameze neza. Abantu, hari ingaruka mbi ya gatanu dushobora kuvuga, nuko hari igihe abantu banywa ikawa bakaba addicted nayo. Ntabwo ari byiza rero kwimenyereza kunywa ikawa. Ingaruka ya gatandatu, ikawa ishobora gutera umutima gutera nabi. Caffeine nyinshi ishobora gutuma umutima utera vuba cyane cyangwa umutima utera mu buryo butari busanzwe. Ibi bishobora guteza ibibazo by'umutima ku bantu bamwe na bamwe. Ingaruka za karindwi, ikawa ishobora kugabanya calcium mu mubiri. Kunywa ikawa nyinshi bishobora gutuma calcium igabanuka mu mubiri,
Calcium kandi ni ingenzi ku mubiri wacu, ikomeza amagufwa, amenyo. Iyo rero calcium itari nyinshi yabaye nkeya mu mubiri, amagufwa yacu agira ikibazo by'umwihariko n'amenyo. Iyo igabanutse rero bishobora gutuma amagufwa acika intege cyangwa agacika ku buryo bworoshye cyane. Ingaruka ya 8, ikawa nyinshi ishobora guteza ibibazo ku bantu batwite. Ku bagore batwite, kunywa ikawa nyinshi bishobora guteza ibibazo ku mwana uri mu nda cyangwa kongera ibyago byo kubyara umwana ufite ibiro bikeya. Niyo mpamvu abaganga bagira inama abagore batwite kugabanya cyane ikawa. Ni ikawa ingana ite igomba kunyobwa? Abahanga bavuga ko ku muntu mukuru ikawa cyangwa se igikombe kimwe kuri 2 ku munsi ishobora kuba ntacyo itwaye ku bantu bayinywa, ariko kunywa ibikombe byinshi ku munsi cyangwa kunywa ikawa nyinshi umunsi wose bishobora gutangira guteza ibibazo ku buzima bwacu. Inama rero, inama zo kunywa ikawa neza. Niba ukunda ikawa, gerageza gukurikiza izi nama. Ntunywe ikawa nijoro, ntunywe ikawa nyinshi ku munsi, ntunywe ikawa ku gifu cyambaye ubusa cyangwa se utariye. Nywa amazi menshi, gerageza kunywa ikawa mu rugero kwiriye. Tugana ku musozo rero w'iki kiganiro cy'uyu munsi. Mu gusoza rero, ikawa simbi burundu, ifite akamaro ku buzima bwacu iyo inyowe mu rugero, ariko kunywa ikawa nyinshi cyane bishobora guteza ibibazo byinshi ku buzima, harimo kudasinzira, ibibazo by'umutima, uburwayi bw'igifu ndetse n'umuhangayiko. Ni byiza rero kunywa ikawa mu rugero rukwiye rwo kunywa ikawa kugira ngo turinde ubuzima bwacu. Murakoze cyane gukurikirana Green Health TV. Niba mwungutse ubumenyi kuri no video, mukande like, kandi subscribe, musangize abandi iyi video, kandi mwandike muri comment mutubwire munywa ikawa ingana gute ku munsi. Murakoze cyane. Ngiye twabanye muri kiganiro kandi nkaba nabagejeje wabategura iki kiganiro kandi nkaba nakikugejejeho. Nitwa Irene Kamoso. Iyi ni Green Health TV. Nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo gukora subscribe kugira ngo urusheho kuzajya ubona ibiganiro byiza bigufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubushize twaganiriye ku gihingwa cya cloves, mwabonye ibyiza bya cloves ndetse n'ibibi byayo. Uyu munsi rero twaganiriye ku bibi by'ikawa. I know abantu benshi banywa ikawa, ariko se ikawa igira ibibi bimeze gute? Niba utakuriye iki kiganiro, ndagushishikariza gukurikira iki kiganiro kugira ngo ibintu birusheho kugendeka neza, ujye ubone inama, ubwunganizi mu bijyanye n'imirire. Ni Green Health TV. Njyewe nitwa Irene Kamoso. Ukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.